abaturage ubwo bari hariya mu mujyi wa Goma kuri uyu wa mbere mu myigaragambyo yateguwe na bamwe mu bagize sosiyete sivile ndetse n'abahagarariye urubyiruko hariya i Goma. Imyigaragambyo ikaba yari ifite ingingo ebyiri nyamukuru: gusaba amahanga ko hahagarikwa icyemezo cyo guhatira M23 kuva hariya ku butaka bwa Uvira, kuva mu mujyi wa Uvira. Bakongera kandi bagasaba ko habaho ibiganiro bikomeye bihuza abaturage b'Abanyekongo. N'imyigaragambyo yabaye ihaguruka mu bice bitandukanye by'umujyi wa Goma yerekeza hariya kuri MONUSCO. Ni icyicaro cya MONUSCO giherereye hariya i Goma. Iyi MONUSCO iherutse kongererwa manda. Abaturage bakaba rero bajyanye ubutumwa babushyikiriza MONUSCO bwibanda kuri izo ngingo ebyiri, ariko mu itangazamakuru aba baturage bakaba bagaragaje ibindi. Aba rero ni abapolisi ba M23. Ni ubwa mbere bagaragaye mu ruhame, ni uku nguku bameze, ni uku nguku bambara. Ibi bikoresho bari bafite ukuntu bimeze, bari bafite ibikoresho nyine bikomeye bihambaye bigamije guhosha imyigaragambyo. Bamwe mu baturage rero bakaba bavuze yuko ari ubwa mbere babashije kubona polisi ifite training nziza, ifite discipline kandi ikora kinyamwuga, ku buryo yabashije gucunga neza ibijyanye n'imyigaragambyo i Goma, ndetse ikirinda yuko ikanakumira ko hari ikibazo cy'ihohoterwa rishobora kuba cyangwa se kugira ibyo bangiza bitandukanye n'uko mbere polisi ya Kongo wasangaga hari abaturage benshi bajya gukora imyigaragambyo bagatwika amadarapo, bagatwika inzu, bakangiza ibintu, bagasahura. Benshi baribuka ubwo abaturage ba Goma bigaragambyaga bamagana MONUSCO hariya muri Kongo bwa mbere, bakaba bamwe baribye, hari n'uwibye ikanzu y'umunyamategeko agenda yambaye yikoreye n'ameza. Urumva ko hari ibintu mu by'ukuri byari biteye ikibazo, ariko uyu munsi abaturage babashije gukora imyigaragambyo mu mahoro. Bakaba rero ari abaturage basabaga ibintu byinshi, ariko iby'ingenzi byari biriya bibiri. Iyi myigaragambyo rero yabaye yitabiriwe n'abaturage bivugwa ko barenga 250 bo mu mujyi hariya wa Goma. Bamwe bakaba bafite ubutumwa butandukanye bugaragaza inyota y'amahoro arambye bifuza hariya muri kariya karere kabo k'iburasirazuba bwa Kongo. Bumwe rero muri ubwo butumwa abaturage bari bafite ku byapa bwageraga buti: abaturage ba Goma no mu bice bihana imbibi, twanze kuva mu mujyi wa Uvira kwa M23, twanze ko FARDC, Wazalendo, ingabo z'u Burundi n'abacancuro basubira hariya mu mujyi wa Uvira bakawigarurira. Ibyo ngibyo turabyanze. Bakaba kandi bari bafite noneho n'ubundi butumwa butandukanye bugenda buvuga buti: yuvuzemo M23 twumva amahoro iwacu, yuvuzemo M23 twumva amashanyarazi, twumva kugira amazi meza, twumva kugira iterambere, twumva ibyiza byose. Niyo mpamvu rero dusaba yuko mu by'ukuri FARDC itakongera gusubira hariya muri Uvira. Bamwe mu baturage rero bavuganye n'itangazamakuru nyine hano muri imyigaragambyo bagiye bagaragaza ko barambiwe intambara, bashaka ko habaho amahoro, ariko noneho amahoro ngo bakaba barayagezeho hariya i Goma. Bakifuza ko no mu gice cyo muri Kivu y'Amajyepfo hariya muri Uvira naho haboneka amahoro arambye ameze nk'amahoro bafite. Bikaba rero ari ibyapa bitandukanye. Uyu nguyu wavuganye n'itangazamakuru hari yambamaje bati: ninde kuko wababwiye kuza mu myigaragambyo? Kuko hari ibihuha cyangwa hari amakuru yavugaga ko M23, turaza no kubigaruka mu byo leta ya Kongo yatangaje, ngo yahatiye aba baturage kujya muri iyi myigaragambyo, ndetse ngo ababyanze cyangwa babirwanyije bagahohoterwa. Ariko twabonye itangazo rikomeye ry'uwateguye imyigaragambyo, akaba ari sosiyete sivile n'abahagarariye urubyiruko, bavuga ko bashaka gukora urugendo rw'amahoro rugaragaza ko bifuza ko M23 yaguma hariya muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira, ntibawusigire ziriya ngabo za FARDC, Wazalendo ndetse n'izindi ngabo z'u Burundi FDLR. Uyu rero yavuze ati: iyi myigaragambyo nta twabitewe n'ibyo tubona n'amaso yacu, ntaga twabihatiwe. Turashaka ko abavandimwe bacu baba hariya Uvira bahohoterwa bakanicwa na FARDC, Wazalendo na FDLR.
nabo babona amahoro nk'ayo dufite hano i Goma. Niyo mpamvu twashyize hamwe ngo isi yose yumve ko hano i Goma dufite amahoro. Ati twakoraniye hano i Goma kugira ngo dushyigikire inshuti zacu za hariya Uvira, nabo bakoze imyigaragambyo ejo bundi babisaba, ariko turi gufatanya nabo, turi kubashyigikira kugira ngo tugendane muri uru rugendo rwo gusaba ko bagira nabo amahoro arambye. Undi muturage rero bamubajije impamvu yaje kwigaragambya, ati ubu ngubu Kinshasa irimo irahiga kandi igafunga umuntu wese uvuga igiswahili uba hariya muri biriya bice. Ati ibyo ngibyo turabyamaganye, ni ubuyobozi bubi, ni ukuvangura. Hari ibyo bavuga ngo iyo uvuze ngo Tshisekedi ngo umva xenophobie, ngo ukumva tribalisme, ibiriya by'ubwoko nyine, akumva bati hakumvikana ubujura, hakumvikana ubwicanyi, hakumvikana ibikorwa bibi. Ati rero icyo twaje gukora ni ukubyamagana. Uyu nguyu akongera ati dushyigikiye kandi federalisme. Ati ni ukugira ngo buri ntara igire ubwigenge bwayo. Ibyo ngibyo ni ubusabe bwatanzwe cyangwa n'ingingo yazamuwe n'umuhuzabikorwa mu 23 Colonel Nanga, avuga ko leta ya Kongo igomba kwemera yuko habaho federalisme, buri ntara zikigenga cyangwa agacamo ama state nk'uko mu bihugu nka za Nigeria bimeze, hakaba state runaka, hanyuma izo state zikagira ubwigenge kandi zikabyaza umusaruro umutungo zifite. Abaturage rero bakavuga ati twebwe nicyo dushaka ko aba federalisme, atapana kuzajya bafata umutungo wacu bakawujyana bakajya guteza imbere Kasai, ukajya guteza imbere Kinshasa, ukajya guteza imbere ahandi, twebwe tugasigara twicira isazi mu maso. Ati ubu ngubu rero turifuza ko Uvira nabo bagira umutekano, kuko ubu ngubu turaryama neza, ibyishimo birahari, amazi ntabwo abura, turyama neza, n'abajura ba 40 volere bakihaba. Ati ubu ngubu nta ruswa, nta bwambuzi bugihari, abankuru umugi bagatega abantu ntabwo bagihari. Ati turashaka rero nanone yuko habaho ibiganiro mama 23 na Tshisekedi bakaganira, hakaboneka amahoro arambye, kuko twebwe abaturage nta kindi dukeneye amahoro. Bavuga rero kuri iyo ngingo y'amahoro, hariya muri Uvira naho hari hateguye imyigaragambyo imeze nk'iyi ngiyi, ariko yo yabashije kuburizwamo, ndetse byanatumye muri Uvira haramuka urusaku rw'amasasu menshi cyane. Kuri uyu wa mbere, aho muri uyu mujyi wa Uvira humvikanye urusaku rw'intwaro ziremereye ndetse n'intwaro zoroheje. Ni urusaku rwaturukaga mu bice bya Karundu, bice byitwa Mulongwe, ndetse rukagera no mu bice byitwa Kasenga. Amakuru rero aturuka muri ibyo bice taravuga ko inyeshyamba za Wazalendo zirimo kugerageza kuburizamo ngo imyigaragambyo y'abaturage bashyigikiye mama 23, mu gihe andi makuru avuga ko ahubwo ngo izo Wazalendo ngo zateye ibirindiro bya mama 23 biri mu bice byegereye Uvira, hakabaho uko kurasana gukomeye kumvikanye uyu munsi. Amakuru rero akavuga ko urusaku rw'amasasu rwatangiye kumvikana muri Uvira mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere mu masaha ya 2:00 saa 3 gutyo, aturuka muri biriya bice nyine tumaze kubabwira ruguru bya Karundu, Morongwe ndetse n'igice cya Kasenga. Ayo makuru akavuga ko inyeshyamba za Wazalendo zagerageje kuburizamo imyigaragambyo y'abaturage yo gushyigikira AFC mama 23 ndetse no kwamagana ingabo zayo yuko zava muri iki gice cya Uvira. Abaturage bakaba bahirutse kubikora mu 23 igihari, bateriko nubwo mugiye kudusiga mu menyo ya rubamba, ntago mwagakwiye kuba mugenda, ariko biza kurangira mama 23 koko isohotse nk'uko byari byifujwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko isohoka abaturage batabishaka, isohoka abaturage batabyifuza, bavuga ngo ntago ibi ngibi ari byo byakagombye kubaho, turabakeneye, turabashaka, mwaratubohoye, twabonye kwibohora nyako, turaryama nta sasu, umuntu aragenda ntacyo yikanga, urahura n'umusirikare ntugire ubwoba kagiye kukwambura, ahubwo ukamubona nk'umuvandimwe wawe, nka mugenzi wawe. Ati rero ibyo ngibyo nibyo dushaka. Kuri ubu rero nyine nk'uko tubivuze, amasasu yavugaga cyane, ataho hari urugendo rwari gushyigikira muvoma, ariko dutangira kumva hari aba Wazalendo bohereza za audio bavuga bati mwibeshye,
abo ngubo amasoso ngo ari kuvuga cyane za Karundu, Murongwe, Kasenga, Miyanda, Kimanga, ahantu hose hari amasasu avuga bikomeye cyane, aho abaturage bo bari mu buriri, bakaba batigeze basohoka, kubera yuko babwiye bati mwibeshye musohoke, murabibona. Uyu ni umwe mu baturage nyine avuganaga n'ikinyamakuru Kivu Morning Post, nicyo bavuganaga. Akavuga ati rero twebwe ngubu twibereye mu buriri, ati amasasu arimo aravuga ari menshi, arimo araturuka ahantu hatandukanye, twebwe ntabwo twabashije kujya mu myigaragambyo. Uyu muturage rero akavuga ko inyeshyamba za Wazalendo ziri mu misozi ikikije Uvira ngo ariho amasasu yararimo kuvugira. Akavuga ko mu gihe cy'icyumweru inyeshyamba za M23 zari zimaze zifasha umujyi wa Uvira wari utuje, nta sasu ryumvikana, abantu bagenda uko bashatse kugeza mu ijoro. Ariko ubu ngubu ibintu byasubiye irudubi, bafite ubwoba, bati Wazalendo yagezemo. Ibi bintu mu by'ukuri biteye ikibazo. Hanyuma urebye rero, nubwo ibi ngibi bigaragara ko hari amakuru yasohotse avuga ko kuba Wazalendo ngo yabyutse irasa cyangwa ihungabanya umutekano hariya muri Uvira, ngo ari itegeko ryatanzwe na Tshisekedi anyuze kuri Bitakwira. Uyu nguyu ni umwe mu bavugira cyangwa mu bashinzwe Wazalendo, ndetse niwo bita Depite Willy Mishiki. Uyu nguyu nawe akaba ari umwe mu bavuganira cyangwa bashinzwe Wazalendo. Aba rero icyabigaragaje ko ari bo nyine bari inyuma y'ibi bintu, ni ubutumwa bwacishijwe n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo, akaba anashinzwe itangazamakuru. Uyu na wundi ni Patrick Muyaya, wavuze ati twebwe mu by'ukuri ntabwo twumva uburyo abaturage bahohoterwa bakabagategekwa kujya mu myigaragambyo nk'iriya. Yanditse rero kuri X amakimara kubona amashusho y'imyigaragambyo yabereye hari i Goma, ati guhatira abantu bagizweho ingaruka n'intambara kwitabira imyigaragambyo y'ababakorera ihohoterwa ntacyo bihindura ku isura mbi izwi ku isi yose y'ubugizi bwa nabi n'ihohoterwa bikorwa n'u Rwanda binyuze mu muhungu warwo M23. Arakomeza ati gukubitwa, imirimo ivunanye n'izindi ibikorwa ndengakamere by'ihohoterwa bikorerwa abanze kwemera. Ibyo ngibyo mu bakorera ntibizigera bizimya umuriro wo kwihagararaho no gukunda igihugu uri mu mitima y'abaturage bacu baba mu duce twigaruriwe. Ati rero gukomeza gukora ibibi bigaragaza ko abayobora muri ubwo buryo badafite na gato inkunga y'abaturage, badashyigikiwe n'abaturage, kuko bayobora bakoresheje ibyaha. Ati rero ntawemera ku gahato, kuri buri cyaha gikozwe hazabaho ubutabera, dushyigikiye kandi twifatanyije n'abaturage bacu b'intwari. Ubwo ni ubutumwa bwa Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma ya Kongo, washakaga kugaragaza ko M23 irimo guhatira abaturage kujya mu myigaragambyo, ariko akanagaragaza ko ibyo ngibyo bigize icyaha kandi ubikora wese azagezwa imbere y'ubutabera akabibazwa. Ibyo bintu rero Patrick Muyaya yatangaje nibyo mu by'ukuri byahagaragaye yuko leta ya Kongo ivuga ko abaturage b'Abanyekongo batagiye mu myigaragambyo ku bushake bwabo, ahubwo ngo ari ibintu bahatiwe na M23. Ariko itangazo twaribonye ry'abaturage societe civile basaba uburenganzira bwo kuzakora urwo rugendo rw'amahoro bajya kwamagana icyemezo cyo gukura M23 muri Uvira, ndetse bajya no gusaba ko habaho ibiganiro bihuza Abanyekongo nka biriya Senko yasabye n'Abepiskopi Gatolika muri Kongo, ndetse n'abandi bakomeje kugenda babisaba. Na Moise Katumbi yabisabye uyu munsi, aravuga ati habeho ibiganiro bihuza Abanyekongo, nibyo bizakemura ikibazo, kandi habeho gusasa inzobe, nta n'umwe mu by'ukuri ugize ikintu runaka aryamiraho mugenzi we. Ati nicyo kintu kizarokora iki gihugu cya Kongo. Ati tujye hamwe, dushyire hamwe, dukora ibintu ubutabera bwigweho cyangwa butangwe kuri bose, ihezwa riveho, habeho nyine koko igihugu gikorera mu mucyo ndetse no mu bwisanzure. Ati nicyo kintu kizarokora igihugu cyacu cya Kongo. Nibyo rero abantu bakomeje kugenda basaba, bavuga ko ibyo biganiro koko bikwiye. Niba rero wowe ari bwo ukibana natwe, kora subscribe, kore share, kore like, ujye no muri comment ugira icyo tubwira ku ngingo tuba tukugejejeho muri iyi nkuru itarambiranye, kuko twebwe icyo twiyemeje ntabwo tugomba kuzajya tubarambira. Amakuru turayategura, dufite uko tuyavuga neza kugira ngo twirinde kubarambira. Komeza rero ubane natwe, ukomeze ugire amahoro y'Imana.